ni inka mugoye nituguma kubaho zabahereza n'iyite muri make babyeyi banjye ndabashimira kubera ko yanjye Haleluya haleluya cyane ababyumva. Iminsi Imana yangeneye yo kwishima irabaza, ariko ndatekereza ko uyu ari wo munsi mukuru nishimye. Uyu munsi rero ndishimye, ndashaka no gushimisha abantu batumye nishima. Aba babyeyi data na mama barasinziriye, aba nibo babyeyi mfite. Abantu bafite impano yo guhereza uyu mubyeyi w'indashyikirwa. Umugeni ubundi nta biri byuya byinshi, ariko genda bifite. Icyo ni icyambere. Ubundi ubusanzwe umugeni niyicara bitari ngombwa, ariko ndajya nicara bitanari ngombwa. Uyu ni umugeni w'amateka, abafite izi mpano nimuzizanire cyangwa akamushimira. Uyu mubyeyi sinzi uko namuvuga, yambereye mabukwe atari yarashyigikiye. Uyu munsi natwe Imana ndabije mikoro batwihanganira gatoya kugira ngo batore indirimbo mu makumu kabagenewe uyu munsi. Imana ikaba isohoje amasezerano. Yabona kuvuga ngo umuntu wishimira iby'abandi nawe Imana imugirira neza. Iyo uri umunyeshyari uhora uri igikuri ntabwo uzamuka. Niyo usenze ugira ngo wasubizwa abandi ugira ntabwo wasenze. Iyo wishimiye umugisha wa mugenzi wawe nawe Imana ibona ko ufite umutima w'urukundo ikaguhereza umugisha. Njyewe navutse nta mama mfite, ntabwo nari muzi, ariko Imana irimo yangiza mu babyeyi. Ngera basura abo nabona bari kure ntarabasha kugeraho cyangwa ngo bangereho, ariko Imana igitanga ababyeyi. Sinabona umunezero wa papa, sinabona umunezero wa mama, ariko aba babyeyi mu gihe gito tumaranye ndabakunda cyane. Ni umubyeyi ukamubonamo ibintu byose. Sinigeze mbona keya ya papa wanjye, kwita umuntu papa numva ari ibintu biryoshye mu mutima wanjye. Abo uzantuma nk'umukobwa wawe ndahari, nzajyayo haba hafi cyangwa kure, ndi tayari kuzagutumikira. Mama wanjye we nakuvugaho byinshi. Numva mujyi uza kunsura nkumva twararana, yasezera agiye yarengereye mu gaturika nkarira. Ntabwo nzi impamvu mukunda cyane, ariko njye mu buzima bwanjye kuva nkiri umwana, njyewe umuntu abantu bose banzi, njye niwe nkunda abantu b'abanyabikomere, kuko nagize ibikomere igihe kirekire. Imvugo y'Imana Aburahamu aragenda, nuko yahuye n'ubutayu n'intambara, yakomeje kwizera ijambo ry'Uwiteka yarabitse muri we, niryo ryamukomeje. Mbega imvugo y'Imana ngo iraryoha, itanga icyizere cy'ejo hazaza. umutobe wo gushima. Nanjye uyu rero uyu mufasha mwampaye nanjye ndamushima cyane. Simubona nko 078 932 4 226 mushireho amafaranga akanyenyeri. Mugabo wanjye reka ngusomye. Amahoro y'Imana bane nawe. Amen. Ababyeyi muri ayo kambere mwiriwe simerwa ituruka turi ku mupaka wanyu bita mu Kamanyora, ku mupaka wanyu bita mu Gitoke cya Rugombo. Murumva uyu munsi twakanagiye twabukere ibirori ni show
n'abandi muri mu nzira mwihute. Ubu tugiye kwerekeza kujya gukwa umugeni wacu Sarafina. Rero muze gukurikirana mbane natwe dure muri komenti. Imana ibahereze umugisha. twabonye ukuboko kwawe. Hari amazina y'abakomeye twabonye bapfuye, abo ngabo imva zabo zamaze kumeraho ibyatsi, amashusho yabo yamaze kwibagirana mu bazima,
ariko twebwe abaye mu ruhande rwacu uraturwanirira, atari uko dukiranuka, atari uko turi beza, ahubwo kubera ko dufiteho umugambi. Icyo nicyo waturindiye, natwe turabigushimiye, icyubahiro ni icyawe. Turakwinginze kubane natwe muri ibi birori wateguye, ubwo tugeze muri uru rugo ube mu ruhande rwacu, utugoteshe ingabo zo mu ijuru, shyigikire umukwe n'umugeni, imiryango mu mpande zombi, abatumirwa n'abasangwa, ukuboko kw'Imana kubane natwe. Shyigikire MC, abavuzi b'imisango, umuntu wese uri bufate ijambo avuge ayobowe n'umwuka wawe wera. Twamaganye imigambi mibi yose y'abazimu n'abarozi n'abakonikoni n'abapfumu mu izina rya Yesu Kristo. Duhamagaye imbaraga z'Imana ngo abarizo zigaragara ahantu, kandi dusengeye ibyo kurya, imitobe, ineza yawe igumye kuba kuri twe, utangirane natwe, usozanye natwe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tubisabye, amen. Arakoze cyane. Ibi birori byacu biri buze kugenda neza, kabone n'ubwo imvura yagwa. Amazina nitwa Bahame Elias, nkaba ndi intore yo mu muryango wa Bizimana Samuel. Rero kuri uyu munsi tukaba twagize umugisha wo kubona abashyitsi. Rero Jean Paul ni wowe ntore nkuru yo mu bashyitsi batugendereye. Ndagira ngo uhaguruke banze ngusuhuze, nguramutse cyane. Muraho murakomeye. Uwiteka kwishimire twese hamwe. Yego. Rero mwana wanjye karama mubyeyi utaricara, yego, hano habonetse umutobe, kubera ko iwacu dukunda kwakira abashyitsi, kandi urugo rwacu rukaba ruhora rugendwa. Ndagira ngo mwegere no mu byubahiro byanyu. Uyu ni umutobe wakire uwo ushoboye, uko imitobe yacu irengetse, iraryoshye pe. Bagufungurire. Ubuzima bwacu kaza cyane. Amashyi n'impundu musome. Yego. Ongera usome kandi nanone soma n'ubundi ugire gatatu. Ndagira ngo wawumvishe ko umutobe wacu wengetse cyane rwose. Ni umutobe uzira amazi, uraryoshye. Ndagira rero mu kanya ujye wicare uwusome, numara kuwusoma ndaza kukubwira ikindi kiri bukurikireho mwana wanjye. Akoze cyane, bakomera amashyi menshi. Rero umushyitsi mukuru Jean Paul mu by'ukuri mu minsi yashize wantumyeho intumwa, bambwira ko uzaza ungendereye muri uru rugo mu muryango wa Samuel. Turabinezererwa, turabyishimira. Turavuga ngo ubwo ari Jean Paul turamwenco. Ndagira ngo mbanze ngwiyereke, nubwo tugiye kuganira. Njyewe ubwanjye ndi intore idatenguha yo mu muryango wa Samuel, kandi Samuel uwo nyine mvuga ni data. Ndagira ngo ahaguruke abanze akwiyereke, nawe umuha amashyi n'impundu. Karibu mu byubahiro byanyu.
abasaza beza n'abadamu wawe wamubonye. Nakoze cyane. Nguyu data yicara aruhuke. Yego. None rero mushyitsi mukuru, nkimara kumva ubutumwa bwawe narakwiteguye, nyuma ntumira n'abavandimwe n'inshuti. Rero iwacu hahora hugariye, ariko kuri uyu munsi nakuyeho imyugariro. Ndavuga ngo ubwo ari Jean Paul afite ijambo rikomeye ashaka kutugezaho. None mushyitsi mwiza, ngiki cyicaro twaguteguriye, ngaba abavandimwe n'inshuti umuryango wanjye, twese dukeneye kumva. Numara kugubwa neza uraza kutubwira amagenzi yawe, igisigaye tugira Imana n'ubuyobozi bwiza. Murakoze. Nakoze cyane bakomera amashyi. Mungu Faustin, duturutse mu majyepfo, tuje tugana umuryango wa Samuel, akaba n'umubyeyi wacu. Rero tubanje kubashimira, ibyicaro n'abakambwe barimwo, mwaje mudusanganiza muza kutureba ku marembo. Abo twagendanye bahuza ibiganza bakabashimira uko mwatwakiriye ndetse ibyicaro byiza mwaduhaye. Data rero Faustin akimara kumbwira ati mwana ni wowe uzatujya imbere ukatubera intore, dore ko nge ndi kurenga ndenguka, kandi akaba ari we musore mfite umakure ugasimbuka ukagerayo. Yarambwiye ati uriya muryango twagiranye igihango gikomeye, ubwo bafite igitaramo ntuzagenda imbokoboko, uzatwara umutobe, nubasanga muri icyo gitaramo uzabanza ubatwerere, kuko icyo gitaramo bari bakitubwiye. Rero twagendanye n'abasore n'abakobwa, amfasha bakigira hino, afata mwembi ngaho. Umusaza Bahame Wagejuru akanyakiririye intwererano, hanyuma numara kuyisoma iyo ntwererano ninkugiriraho umugisha, ubwo uraza kumpa umwanya wo kugira ngo nkomeze ntarame. Murakoze. Murakoze cyane. Reka mbesuye mu byibo, hanyuma turakomeza. Mwana wanjye karamye mubyeyi, by'ukuri aye wo kuntwerera muri iki gitaramo, kandi mwana wanjye nubwo utari kuntwerera, ijambo ku mwana ku mubyeyi ararigira. Rero tugushimiye uyu mutobe, wakomeza ijambo watekereye kutubwira. Murakoze. Nakoze cyane. Ubundi reka unyakirire uyu mutobe wo kugushimira ko mpawe ijambo muri iki gitaramo, kugira ngo ntaramishe imbaga y'abantu ingana gutya. Kumbera amashyi n'inguni. Mwana wanjye ijambo nariguhaye
Koze cyane nabyo Umva wakomeza. koze n'ubundi ndacyashima, Ndakumva rwose. ndacyashima gushimira icyizere cyangwa se uyu mwanya umpaye wo kugira ngo dutarame. Umuryango wa Faustin twashatse amaboko mu ruhererekane rw'abantu, tugira inka, tugira ibigega, tubyara abahungu n'abakobwa. Mu bahungu twabyayemo uwitwa Masengesho Emmanuel. Masengesho Emmanuel ni umwana w'uruti rutaruto uri nka se. Mu myaka yashize bari mu gitaramo cy'inkera z'abahungu, nibwo bwa mbere twari tubaye mu gitaramo tukumva asaba. Yari asanzwe adutaramisha cyangwa mu gitaramo agahiga nk'uko abahizi nyine bahiga, ariko icyo gitaramo cy'inkera z'abahungu Masengesho yahagurutse asaba ijambo, atubwira muri icyo gitaramo ko arambiwe imfuruka, akeneye umupfubika. Icyo gitekerezo cyangwa se iryo jambo yavuze tubyumvishije uko yarivuze ari mu nkera z'abahungu, kumva ari ijambo ryiza. Ijambo turibwira data, agenda turigeza kuri data. Data aravuga ati burya umwana yarakuze. Ubwo yatinyutse mu ruhame akavuga iryo jambo, ntabwo twabura kutabishyigikira kuko mu rugo rwa data Faustin nta kintu yari abuze. Hanyuma inama iraterana y'umuryango, imaze guterana izo nahize cyangwa se ibyo nakubwiye bishohoje igihe cyari iki ngiki. Rero tugira Imana na leta y'ubumwe. Nkumva amagambo nari mfite cyangwa se ibyariho ari impanda mu mutima no mu mutwe, ni iryo ngiryo, ni iryo jambo ringenza, ni iryo jambo ritumye mba muri iki gitaramo mbasanzemwo. Twateguye neza igihe kirekire cyangwa kitari kirekire. Murakoze, tugira Imana na leta y'ubumwe. Bakumpera amashyi n'impundu kabisa. Bongeremo. Uvuze ijambo ryiza, niyo mpamvu baguhaye amashyi n'impundu. Yego, mu by'ukuri imitobe narayibonye yo gusaba umugeni. Nanone ukaba warigeze ugira uti nimungire mu masezerano. yego, Ibyo nabyo narabigukoreye. cyane uri umubyeyi. Urangije urambwira ati nimungire mu masezerano y'itorero nshyingirwe nk'abandi. Mwana wanjye ibyo nabyo narabigukoreye. Yego, Rero hakaba hari hasigaye kimwe gusa. Mwana wanjye, bakongera amashyi n'impundu kuje guhigura umuhigo. akoze cyane bakuze, bayongera Bayongeremo n'ubundi. Rero mwana wanjye, karame. nanjye kubera ko umbwiye ko waje guhigura umuhigo wo gukwa, ndagira ngo nsabe ba bakobwa banjye bose baze bakwiyereke. Ubwo uraza kubonamo n'umugeni wawe, hanyuma urakwa uwo wabonye. Mwana wanjye wicare ugubwe neza.
reka noneho ya nka mbe nyisubizeyo. imbwa irahari rwose wahera wisubizayo. namwe nimugane kuri Ruhangwamboni. Nabonye mukiri abasore, muracyari abasore. Alex ntibikubye turi mu gihe cy'umuyaga. Pare ubwo urareba icyerekezo urubuze kuba.
inshingano za marene ari gukora, ati dore bagira batya bakagira batya. Komeza ushyiremo backup DJ, komeza ushyiremo backup ntacyo bitwaye. Komeza ategura arimbisha agaseke nk'aka kasohokerejwe na ba nyogosenge, nako bagategura batya, bagahindukira no ku rundi ruhande bakagira batya. Kugira ngo tujye turasigaza umwanya abamara kugira ibyo batanga, bamaze kubitegura, abashinzwe kwicaza protocol mujye murahita mubaha mubereke ibyimbo babe baciye akabugi kugira ngo tugabanye ubucucike ahangaha. Umukobwa wanjye sinashimye, umukobwa wanjye korwa tangira tukubasuhuza kandi umukobwa rero Jean Paul waje umbwira ko muri uru rugo wahashimyemo umugeni Mukakinani Sarafina. Rero abanazanye abakobwa benshi manase kumumpaye mbona afite ababogagadi bariyagaza kubamenera bari aba bodyguard biwe.
iminsi Imana yangeneye yo kwishima irabaza, ariko ndatekereza ko uyu ari wo munsi mukuru nishimye kurenza indi minsi yose. Uyu munsi rero ndishimye, ndashaka no gushimisha abantu batumye nishima. Aba babyeyi data na mama barasinziriye, aba nibo babyeyi mfite. Ngiye kubashimisha rero uko nshoboye, kandi uko bazajya babyibuka bajye bibuka ko nabashimishije bivuye ku mutima. Nimuvuge ngo amen. Abantu bafite impano yo guhereza uyu mubyeyi w'indashyikirwa, uyu mubyeyi wambaye hafi, uyu mubyeyi utumye ngira ibirori ishaje, kamugereza impano. Hari ikintu kidasanzwe, umugeni ubundi nta biri byuya byinshi ariko genda bifite, icyo ni icyambere. Ubundi ubusanzwe umugeni ntiyicara bitari ngombwa, ariko ndajya nicara bitanari ngombwa. Uyu ni umugeni w'amateka, abafite izi mpano nimuzizanire. ariko biri kw'imvura iri kugwa. benshi bita kuri uyu musaza, arabafite Imana arabamuhaye, ariko harimo umubyeyi w'indashyikirwa. Uyu mubyeyi yarwaje mama wanjye wambyaye kugeza ubwo asinzira nk'umubyeyi, aruhukira mu mahoro. Uyu mubyeyi yatubereye igisubizo mu muryango. Uyu mubyeyi sinzi uko namuvuga, ushobora kumubona gutyo ukabona wowe utari kumubona, mubona nk'umuntu munini wagutse, yambereye ikintu cyiza cyane. Sinzi uko navuga, reka muri giseke nari guha mama. akaba utugabije twese tugihumeka umwuka w'abazima. Nanjye rero nifuje guhereza data bukwe impano kugira ngo iminsi yose agihumeka umwuka w'abazima, ndetse nanjye nkiriho azajya anyibukira uko bukeye uko bwije. Ndagira yuko umuntu ufite impano ya data yinyegereze yimwishyikirize.
tuyifate iyo foto rwose y'uyu munsi si ibyo gusa akantu nguhaye uzajya wiyorosa uko bukeye uko bwije. Haleluya. yambereye mabukwe aho mabukwe atari, yaranshyigikiye. Ngira ibibazo byinshi ndashatse kuvugira aha ngaha muri iri teraniro, ariko yaranshyigikiye ampa agaciro. Niyo mpamvu ngiye kumuha kino giseke, aragikwiye. iryo ni ishimwe ry'umubyeyi. Thank you.
imana yaduhaye yaturutse i Kigali, ubwo rero yaje i Kigali ngo tumuhaye impano, turamukunda cyane kandi turamwishimira. uyu mukobwa imana yampaye ni umunyamakuru, nujya kuri YouTube ukambonaho nzaba mbikesha uyu mukobwa. ubu ngubu ni witwara nabi, afite kamera ze zaje, uyu ni umukobwa ukaze. murakoze, Imana yongerera amavuta. Nongeye kandi gushima mwebwe mwese mwatanze igihe cyanyu kugira ngo muze kudushyigikira. Ndashima byimazeyo umukwe wanjye. Uyu mukwe ninjya kumuvuga murasha kubona muvugaho byinshi, ariko reka mbivune. Uyu mukwe wanjye ni Imana mudutoranirije. Dufite abakwe benshi pe, umuryango wacu dufite abakwe benshi. Hari natwe aho tubereye abakwe, ariko uyu mukwe wacu ni ndashyikirwa. Mbanze mubashimire ababyeyi muri aha, mbanze mubashimire basore namwe nkumi, mbanze mubashimire imiryango. Manwe Imana yo mu ijuru izaguhembere umutima mwiza n'ingeso nziza ugira. Ubwibyo nta byinshi ari nganje ufite ikirere ububasha n'ijuru, naguha umugabane muri ryo, ariko aho nshobora kugeza hose igihe cyose uzaba ufite ikibazo nzaba ndi kumwe nawe. Iki ni isezerano gusezeranije mu ruhame. Ikindi kigira kabiri, ahangaha mpafite isuka. Iyi suka mu ntoki mfite yagejeje abantu kuri byinshi cyane. Uyirebe gutya, uyu ni imbarutso y'umugisha, iyi ni imbarutso y'amahirwe, n'iriya nka wanza niyikomoka mu isuka, na diporome z'abana bacu zikomoka mu isuka. Mwana wanjye, amahirwe n'imigisha bihabwa abatuye isi ntakagira kimwe kigurusha, nukoresha isuka uzahahe uro. Ntabwo ari byo gusa, hano mpafite itekero ripfundikiye. Mwana wanjye, wiherere upfundure urebe ibintu biri aha, unezererwe n'igitekerezo cyiza cy'umubyeyi, kandi Imana ikomeze ikongerera imbaraga, iguteze intambwe mwana wawe. Mwana wanjye, ngusabiye imigisha azabe kuri wowe.
twihanganire gatoya kugira ngo batohe indirimbo y'umakuru nk'abagenewe uyu munsi. Imana ikaba isohoje amasezerano yabona kuvuga ngo umuntu wishimira iby'abandi nawe Imana imugirira neza. Iyo uri umunyeshyari uhora uri igikuri ntabwo uzamuka. Niyo usenze ugira ngo wasubizwa abandi ugira ntabwo wasenze. Iyo wishimiye umugisha wa mugenzi wawe nawe Imana ibona ko ufite umutima w'urukundo ikaguhereza umugisha. Njyewe navutse nta mama mfite, ntabwo nari muzi, ariko Imana irimo irangiza mu babyeyi. Ngira ababyeyi benshi pe, ngira abo nzi ku isura, abo nabona bari kure ntarabasha kugeraho cyangwa ngo bangereho, ariko Imana igitanga ababyeyi. Sinabona umunezero wa papa, sinabona umunezero wa mama, ariko aba babyeyi mu gihe gito tumaranye ndabakunda cyane. Hari ukuntu umuntu aba ari umubyeyi nk'umubyeyi akuruta ariko mukagina mugahuza ku murongo umwe. Ni umubyeyi ukamubonamo ibintu byose. Sinigeze mbona keya ya papa wanjye, kwita umuntu papa numva ari ibintu biryoshye mu mutima wanjye. Rero mubyeyi wanjye ndagukunda, aho uzantuma nk'umukobwa wawe ndahari nzajyayo, haba hafi cyangwa kure ndi tayari kuzagutumikira. Mama wanjye we nakuvugaho byinshi, numva muti uza kunsura nkumva twararana, yasezera agiye yarengereye mu gaturika nkarira. Ntabwo nzi impamvu mukunda cyane, ariko njye mu buzima bwanjye kuva nkiri umwana, njyewe umuntu abantu bose banzi, njye niwe nkunda abantu b'abanyabikomere kuko nagize ibikomere igihe kirekire. Mbona wa muntu abantu bose batari kureba, niwe numva ukeneye urukundo, niwe ngira inshuti yanjye ya bugufi. Rero niyo mpamvu nasize urugo, ngasiga umutware, ngasiga abana, kamaze iminsi nangaha, ni kuko urukundo ngukunda nka mama wanjye. Ndashimire abantu bazamurikirana kuri Eva Esther. Hari abantu benshi bagukunda urabizi. Aho mutabaye ndahari kuri tele, muzamuvugishe mu manifestation, muzamusure nk'umugeni. Umugeni wakeneye gusura kugira ngo ubare ku rukarango wumve yuko umugeni yagize gute, yatetse agafiriti neza. Reka mbaririmbe akaririmbo gato hanyuma soza. Mbega imvugo y'Imana ngiraryoha, itanga icyizere cy'ejo hazaza, yomora inguma zashize, ikaguha icyerekezo cy'umunezero. Mbega imvugo y'Imana ngiraryoha, itanga icyizere cy'ejo hazaza, yomora inguma zashize, ikaguha icyerekezo cy'umunezero. Aburahamu ava mu gihugu cy'iwabo, asiga se na nyina, asiga ababyeyi, asiga imiryango, buri kimwe yari afite. Kubw'uburyohe bw'imvugo y'Imana, Aburahamu aragenda, nubwo yahuye n'ubutayu n'intambara, yakomeje kwizera. Ijambo ry'Uwiteka yarabitse muri we, niryo ryamukomeje. Mbega imvugo y'Imana ngiraryoha, itanga icyizere cy'ejo hazaza, yomora inguma zashize, ikaguha icyerekezo cy'umunezero. Haleluya. Aburahamu yaremeye aragenda, ntabwo yazi ibyo azaburamo nabyo hagati, ariko kubw'uburyohe bw'imvugo y'Imana yarabitse muri we, Aburahamu akomeza urugendo. Babyeyi banjye mukomeze urugendo, imbere ni heza, umugambi w'Imana ntabwo ujya uburizwamo. Kandi shimiye Imana ko twatangiye uyu mushinga tubona nta shusho.
hano kugira ngo mbereke ko ibi bintu byashimishije uyu muryango wacu. Murakoze. Imana y'ababyeyi nk'aba yambaye umubyeyi w'inkunda cyane nkamukunda, yambaye umuryango mu gihe mukeneye, yambaye hafi mu bibazo no mu byiza, kandi nishimiye kumuha Imana kuri uyu munsi. ndetse muri iki gitaramo akanashimira. Hari umurimo rero inza akora, hari umurimo inzi akora muri iki gitaramo nari nabihize, nanjye mwemereye intama ijye muri za zindi muri wa murimo ugikora. Imana imuhumure. Rero mwana wanjye Karamye ijambo ngira ngo ngubwire ni iri. yego Urebe umurimo ba nyirasenge bakoze, numara kuwubona unkwere ku mugaragaro. Igisigaye tugire akoze bakumpera amashyi menshi ngo bashimirwe ku mugaragaro. Yego nguyu nyirase basanze mwarareze neza. Murakoze. murakoze, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Ndagira ngo ijambo riracyari iryanjye. Iryawe rwose. Rero n'abashumba n'abatahira ndetse n'abaje bangaragaye, abasaza, abakecuru, abagore b'amariza ndetse n'abagore bakuze. Twaje rero tuje gusaba umugeni kandi tunagukwera, umwana twaje tuyizanye. Rero inyemerere muri iki gitaramo nk'uko wabwiye ngo njye nagukwera, twarebye mu mashyo y'inka z'iwacu tubona inka ikwiye gukobwa Sarafina ari inka y'ikibamba, inka y'inzungu ikomoka mu nka z'iwacu. Turavuga ngo iyi ni ikwiriye umugeni ntaduhaye. Rero nyemerere kandi sa n'utuza gato abatahira bayivuga amazina,
nibamara kuyivuga amazina turazakumvirira abantu bakeya. Arushinga biga nawe mubyeyi ukura kozero ramera umwana ihundu na nyuma w'ejo zamuha umuhundo dore abana rusengo zirerera naho y'amashasha rumana wangiriwe amashashi yaringa menshi n'amakeza menshi nabonye nkaye doriratambuka n'ibikanye iyananiziranwa no kunanira rudaharirwa indagano n'umuvumbira uvumbikira n'abavandimwe bakayikundira kwegereye mbawe nziga y'abaziga bangwino nkwinginge nziga y'abaziga bangwino tujye inama n'uwo imana ihuza n'abayo wangeriwe nawe mubyeyi ukura kozero ramera umwana ihundu na nyuma w'ejo nzamuha umuhundo ndabiyogana rusengo zirerera naho y'amashasha rumana yewe kana kajya kurenga hirya iyo mugahinga yewe nawe ujya kurenga hirya iyo kwishyamba uramera umwana ihundu na nyuma w'ejo nzamuha umuhundo bimwe kwaresha amakondo mure umukobwa wayikobwa kubibera kamugana shaka ndatonga bashumba abagore n'abakazana bateganiye kugemura badatabuja duteraniye hano mu iki kiganiro twari turi mu rwuri tuvuga amazina yazo ariko natwe turi abagabo natwe tugira uko twivuga reka natwe twivuge kugira ngo umenye ko tutari mwe mpuzo tuze shurongo ndi rutirutsingwa rutikura hananiranye ndi nkuba minani minega ndasimbuka nkikoza guce inkuba zigaturikana iminega uraho bagakuka imiti ndiwe muntu zitikanga ndiwe ababyeyi bashima ndi mingi itikanga inkuru zo nkabarashima ko nari ikigwani ibizimba kura bigabana amashami rusezerana ni ngombwa mu bacu ndi rudasumbwa twateranye ndi nyamibwa mu b'imbere ndi rusezera amahina ndi ngombwa mu bacu ariko tubarusha kuvugira inka zacu mukaturusha kwimana amashyi reka twanzike mu mazina yazo nk'uko dusanzwe tuzirongoye hirya mu rwuri data maze mwumve ko natwe tuba turiyo hirya mu rwuri tuziragiye mbara ikitaba n'ingoga inzira kurusura kwari ntabimwera ariko se none mboneza nyambe yorunyiza ngende mambika binkunze y'amahoro amariza ni inkindi y'ikirenganira amaguruje gahurya n'ingeri y'ingezi rudahani hazi kushyira abacaramyi ntikuririza inkuru n'inkuramuroyi n'izingerera mu cyamo ntiz'icyuni neza abayirorikanirwa ababyeyi bondika biramereza umuhondo urwema rwo mu makombe urwiririza rw'ikirenga rw'amirwara imirimo inyurane iganiza ingangare izira kuba ingumba ntigundagura imigiro hora nibaduko mu zindi imanzi zitinze gutaha burya ngunda gutunga inka dore gutunga inka byerekana ko uri umugabo kandi dore gutunga ifeza bitera umugabo wangeriwe nkorere kuri iyi nkone nkore no kuri iyi nkuyo umeze umugisha nisubiriye mu rwuri nk'uko babivuze ibitugu by'abatahira ntabwo birwanira imitobe kandi tuzabahoza ku mutima ndimvuga imbuga ngari barandirimba inyanyengera kure mu kirere niho nari kwicogera urukereza nawe usanze ikizira kuntarango ntabwo kumugenda rudaharirwa indagano narazire tudasumbwa isangano baranza bazibanda tuwutwara batazi bakankundira ko nari ikigwara ndi uwo nguwo navukiye hagati mu mata nk'amavuta data kandi data buja dore ko ziri zawe mu Rwanda zikaba izanjye mu rwuri nyemerera unyakiriza inkuyo y'inka zawe dore ko ukoze mu bwasi bw'umushishiro utuma dushisha zose urakagira imana urakagira ibyo utanga n'ibyo usigaza urakoze data maze ukimara kunyakirira inkuyo y'inka zawe maze nkurira ku nkoni yanjye unyihera umugisha data ndagushimiye ko nkwawe umugisha ariko data
nari mperutse umugisha wawe kera nkibatizwa, nyemera unkorere mu ruhanga rwanjye maze unyihera umugisha. Urakagira Imana. Urakoze cyane data. Urakoze data. Aka ndabona kajya gusa n'ubwatsi bwazo, ariko data ntabwo natojwe nk'umushumba nyine kwikorera ibintu nk'ibi kuko ngira ibitugu byanjye n'iby'umutahira. Nanone data, hari ibigirigiri by'abashumba bitunze hari aka ntabwo nabikarenzaho, ariko ubwo ndi wawe ku meza wampaye karibu reka nihe n'aka ngaka. Ishyamba rikwiye iki mirindi nyakobya, ishyamba rikwiye nka mirindi ya ngoma, ndaro yakoye mirindi nyakobya, rikabwiye amata nka hari ikindi kiri kubuhirigita mu mubiri. Komeza rero umwanya n'uwawe. Mpereye Jean Paul amashini impundu, duhaye akamashini ko gukata ubwatsi. Murakoze cyane. Hanyuma iriya nka nimara kurisha izakenera kuhirwa. Iki nacyo ni ikibumbiro kugira ngo uzaze ushyira nk'amazi yuhire, hanyuma nimara kunywa maze kuhirwa n'ubundi izatanga umusaruro. Icyo ni ikibumbiro cyiza. Iki ni ikibumbiro. Mwamumpereye amashyi n'impundu. Hanyuma ikibumbiro kijyana n'ijerekani yo kuvomamo amazi kugira ngo utazagikoresha kuko ikibumbiro kiba giteretse ahantu, noneho iyi jerekani uzayikoresha uvoma. Abatahira bazabikora barabizi, hanyuma ushyiremo amazi wuhiriza rwose. Hanyuma iyi nka imaze kuhirwa, imaze kwahirirwa, imaze gukorerwa biriya byose nakubwiye, irakamwa. Iki rero ni icyansi izakamirwamo. Nuyifata neza hari igihe izazikamwa ebyiri, izazikamwa ibyansi bibiri nk'ibi. Ndabizi ko uzagaruka uvuga ati mwana ibyo wambwiye ni ukuri. Iriya ni inka ikamwa kandi itanga umusaruro. Murakoze cyane. Bakumbera amashyi n'impundu. Injerekani niba ntacyo wibagiwe ngo ubwire ko ahangaha waje. Irahari hafi. Twahuraga n'ibitugoye byatuyoboye tukakugana nk'umubyeyi, hanyuma wo kugushimira ndetse n'umugeni mwiza waduhaye, kandi tuzahora tubizirikana ku mutima ndetse tunashimira n'Imana. Murakoze. Umuryango wanjye nabonye umutobe batuzaniye wo kudushimira ko twabahaye umukobwa mwiza kandi wubaha. Mumumpera amashyi n'impundu. Murakoze. Nanyibuze ijambo nshaka kuvuga mbere yuko dusoza iki gitaramo umutobe wo gushima. Nanjye uyu rero uyu mufasha mwampaye nanjye ndamushima cyane. Simubona nk'umufasha, mubona nk'umuvandimwe mu buzima bwanjye bwose. Uretse n'inka mugoye, nituguma kubaho zabahereza n'iyiteka.
birori tubonye bisanzwe twabyishimiye cyane. Aba ni ababyeyi bacu rero bagisha inama bakazitubwira, kandi twiyemeje kubaha akadobo bajye batwibukira. Hagarara hariya. numva ndushe, ni umubyeyi ungira inama buri bimwe byose. Mbuze uko mushimira kandi nananezerewe ku bw'iki kirori Imana imuhaye. Uyu mubyeyi nawe nongera kumushimira, iyo ndwaye bajya babasha kungeraho vuba. Aba ni ababyeyi banjye ku mutima buri munsi, nanjye reka mushimire. Hari n'irindi shimo n'ubundi ntazanye, ariko mbanje kubabwira ngo babona amafaranga. Amen. Batunga amafaranga. Aba ni ababyeyi bacu batubaye hafi, nibo babyeyi bacu. Abacu baba bari kure, ariko iyo tunaniwe, iyo tubuze ibitekerezo turabegera bakatugira inama. Nanjye mu bushobozi buke mfite mbifuriza amafaranga n'ibindi birenze amafaranga, n'ibindi Imana itarakora izabikore. Murakoze. Umutware we yanturika hariya nawe ndi, ariko Imana ishimwe yakoze ibigira izabaye n'ubugingo, tuyihaye icyubahiro. Amen. Kandi izabaye gutunga amafaranga, izabaye gutunga n'ibintu byose, izabaye n'ubugingo.
nubwo ikirere kibi Imana yiteguye ko tugomba kubona amafaranga tugakora n'ubukwe. Haleluya. Mureke baduha amafaranga. Icyenda gatatu kabiri kane kabiri kabiri gatandatu. Subiramo karindwi kabiri 078 icyenda gatatu kabiri kane kabiri kabiri gatandatu. Mushireho amafaranga. Kanda akanyenyeri. cyane. Uyu ni umufasha wanjye, bambwiye ngo tugiye mu bukwe mu Bugarama, ntabwo nari mpazi nibwo nahagera. Twari twaramenyeye ko tubikorera kuri telefoni, nyuma yaho ni nanjye reka magere. Nishimiye kubana namwe, Imana duhana umugisha. Nyuma y'ibyo ngibyo rero n'ibyishimo byinshi, nanjye nitwaje telefoni n'akanyenyeri, ngiye gukira 20, Imana ibahe umugisha.
mu biha amashyi abadafite biranega mu biganza mu baduhera amashyi baradufunguriye rero natwe buri wese uwo biza kuba bigeraho aryoherwe.